birakureba Namakuru amaze iminsi ari gucicikana mu karere ka Musanze bavuga ko Bikira Mariya yabashe kuba yagaragara ndetse akabasha no kuba yagaragarira mu duce twinshi dutandukanye two mu karere ka Musanze. Nicyo gihe rero ngo tubashe kuba twabaha ukuri ndetse ukuri kuzuye kwa nyako kubimaze iminsi bibasha kuba byabageraho ndetse mukabasha no kuba mwakwigirayo ariko mugasanga ariko bimeze top. Tubahe ikaze rero niba muhungu wanyu usanzwe ubaheriza amakuru nk'ibisanzwe Didier wanyu ubakunda. Nicyo gihe rero ngo tubashe kuba twabahereza amakuru yavuzwe n'abayobozi banyu makuru kandi abakuru musanzwe mukunda kandi musanzwe munakurikirana ndetse harimo n'uyoboye igihugu n'ukuriye Kiliziya Gatolika mu gihugu cy'u Rwanda. Tubaye ikaze rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu kanda ku buto ya subscribe ubundi dukomeze kuba twabaha ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru ya nyayo ari update kugira ngo dukomeze kuba twagira icyo twabagezaho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse naho muherereye hose. Mbere na mbere tubashe kuba twabashimira uburyo mukomeje kuba mwakwitabira ibiganiro tugenda tubahereza. Mu karere ka Musanze hamaze iminsi myinshi itandukanye abantu bagenda bakurikirana ibiganiro bavuga ko Bikira Mariya yabashe kuba yakwigaragaza kandi akabasha kuba yakwigaragariza mu biti ariko ari amashusho atatu. Biriya niko kuri abantu bagiye babibona ndetse abantu bagenda babikurikirana mu buryo butandukanye ariko ntabwo babashe kuba bamwe babyizera ngo abandi babashe kuba babihakana bitewe n'uburyo bamwe babyumvaga bavuga ko atari Bikira Mariya abandi ariko bakabasha kuba babyemeza ko ari Bikira Mariya wa Kiliziya Gatolika. Ese byabashe kuba byagenda gute cyangwa se byabashe kuba byasozwa gute kugira ngo mubashe kuba mwamenya amakuru ya nyayo ndetse amakuru ari update mu buryo tugenda tubaherezamo ibiganiro byacu ndetse n'amakuru tugenda tubahereza. Uyu ni umuyobozi wa Kiliziya Gatolika niwe wabashe kuba yahakana avuga yuko ibingibi atari byo byanyabyo ahangaha ahubwo atari Bikira Mariya ngo bitewe n'uburyo Bikira Mariya ngo iyo araza abasha kuba yatanga message cyangwa se yaba yaje akabasha kuba yatanga message mu baturage bakavuga ko ibingibi nabyo na SMS yabasha kuba yagiza mu baturage bakavuga ko ibingibi ari abasikama ari abantu bagiye kuba babikora kugira ngo babashe kuba bayobya abaturage. Bivuga yuko rero Kiliziya Gatolika itabashe kuba yakwemeza ko ibingibi ari Bikira Mariya ahubwo atari we habe na gato. Ese wowe ku giti cyawe cyangwa se ku ruhare rwawe urabasha kuba wabona ko iyi shusho twabasha kuba twabagaragariza hano ngaha ese hariya mubona mu giti urani Bikira Mariya cyangwa se wowe urabyumva ute cyangwa se urabibona ute? Wabasha kuba wabitekerezaho iki mu buryo wabasha kuba wabibona ndetse no mu mwuka wawe uburyo wabasha kuba wabitekerezaho. Tubaye ikaze rero nicyo gihe mubasha kuba mwakwandika muri comment kandi dukomeze kuba twabaha amakuru ya nyayo. Rero niba wowe ukomeje kuba wadutega amatwi ese nyakubahwa Perezida Paul Kagame we yabivuze iki nk'umukuru w'igihugu?